none icyo giti ngo nkivuga gutyo ngo igiti kiba kiraguye kigwira urusengero rwacu ngo noneho ndikanga ngo mbona ngo cya gito kugira ngo kivemo inzuki wa muti buvamo inzoka nini cyane ngo yizungurutsa ku muntu nari muzi rwose yarakomeye no mu itorero ngo ngize mu rusengero rwa Nyarugenge ngo mbona abantu bicaye kuri altari bafite amacupa ya whisky n'amapaki y'amasigareti ibi bintu turwana nabyo Imana yari bizi ndavuga ariko rero ninjye hari ibintu Imana ikumbwira ngo mbwire umuyobozi wenyine aranyibwira ngo vuga ngo uhaye uburenganzira mbwira mu materaniro ati mbwira wowe witinya mbwira ntangira bya bindi ndi gusenga mu nama nyobozi umuntu inzoka yizirinzeho umuntu akambwira ngo uyu muntu agambana itorero sibyo noneho mu minsi ishize rero representa wacu ari mu izwacyuho rubyumva ndashaka kuvuga kuko Imana yantegetse ngo mbivuge abantu bamenye ukuri ho kumeze ibintu byose ukora wakora ibyiza bizagusubira ku mutwe wakora ibibi bizagusubira ku mutwe ariko nkarabe imbere y'Imana ngo ndota ngo bavuga ngo yapfuye ngo ari muri morgue i Kanombe ako kanya ngiye kubona ngo mbona baramuzanye bamuzanye wanjye ngo bagiye kumukingura ntiyo ninde muzanye ngo numushumba tuzanye ngo bavuze ngo mbere kujya gushyingura ngo tumucisha niye ibyo bintu nabyo arabizi nabimubwiye ntubuse ko afitiwe ni kuri kimutamujyanyiwe ngo yango batubye ngo tumuzana aha ngo ndasenga ngo arangije ngo mbona arazutse noneho umuntu arambwira ijwi rirambwira ngo umva ngo abantu bari baramwishe ibi nahura nabyo Imana irabizi ngo abantu bari baramwishe ngo ariko ndamuzuye amen urumva warwana n'umuntu wazutse ukamushobora ntibishoboka ntabwo kuko azukana ibintu bikomeye impamvu abantu bamutera amabuye akagira gute agaceceka acecekanye byinshi nongera ndota ngo ndi umuntu anjyana Nyarugenge gusengerwa Nyarugenge ngo noneho ngo nkabona turi kumwe na mushumba wacu turi kumwe ngo tugeze Nyarugenge ngo mbona abakristo bose bahagurukiye rimwe ngo urusengero ruhinduka umwijima w'icuraburindi ngo batera hejuru bavuga ngo ntitumushaka wa muntu arambwira ngo wabonye ibintu biri mu mitima y'abantu ngo wabonye urwangano rwabo ngo wabonye amacakubiri yabo ngo wabonye ibintu bibarimo ngo ariko ngo mubwire ngo ndamuhetse ku mugongo ngo nagiye kubona ngo mbona nyuma yaho nabonye urusengero rwari ruha imirayi utamenya ko rusakaje amabati cyangwa amategura wari imirayi gusa rusa nabi rwose ngo nkimara kumubwira ibyo bintu urabyumva ngo abantu bagiye hejuru y'amabati barahanagura urusengero rurera rwose rurera rubumweru de urabyumva noneho rero ubwo muri iyo hashize iminsi nk'itanu niho ryabendera wa muntu wazanye ibendera amaze kumuha massage yose yanashubije niho rero ariko nijyare ko wa muntu wabona afite utuntu tudushitashita wabonye utuntu si umugore si umugore wayizanye ni umugore kandi uwo mugore wabona yuko ashaka kwanduza Imana inyereka wa muhanuzi umaze iminsi ahitinga iranyereka ko ayobeje abantu benshi kandi abantu benshi bagiye gusohoka muri ADPR bagiye gusohoka nabonaga amakuru ari menshi yasohotse bari mu kibaya ahantu hari umwijima mwinshi Imana irambwira ngo mbwirira abantu bagarukiraho ntibasohoke uko basohotse niko n'impfu zibakurikiranye zikomeye uriya muhanuzi nawe uyobeje abantu mbona rimwe aratera abantu amabuye abantu bari gasoza ari kubatera amabuye noneho abantu bararuha barushye mbona abagabo b'ibigango baraje babiri baramukubita koko n'abamarayika Imana yohereje baramukubita ngiye kubona mbona ahindutse agakuri ariko agakuri arambwira ngo dore inkoni y'Uwiteka iraje natihana ndahagurutse agiye guhura n'akaga n'amakuru
niko Imana yambwiye. Ariko uriya muhanuzi Imana iramuhagurukiye. Yambwiye ati uko yasebeje abantu b'Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda turabasohoye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Burundi yambi, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda, ndetse muri Afrika yose mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakiye kuri channel ya gusenga everyday. Gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko none no gusenga uzaneshwa. Senga abananiwe bose, no gusenga baraneshejwe. Rero senga, nusenga uzanesha, nusenga uzihangana, nusenga uzanesha, ariko none no gusenga uzaneshwa. Abari mu Burayi turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya turabasuye nabo tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika, muri Canada, mwese muri inshuti zacu turabakunda, kandi mutugaragariza yuko muri kumwe nacu, namwe Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia turabasuye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Reka nkuko mubona kuri kamera yo gusenga video, murabona turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Nicole. Watangira ubwira abantu unabasuhuza ubibwira. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije amahoro y'Imana ngo abane natwe. Amen. Igitondo cy'umunsi shimiye ko Imana yaturinze. Ego. Kandi turiho kubgaye. Ego. Shimiye rero abadukurikiye bose bagubwe neza kandi bumve gukomera kw'Imana. Ego. Kuko buriya turiho kubw'Imana, ntabwo turiho kubw'abantu. Ego. Niyo mpamvu rero intambara, nubwo intambara ari nyinshi, ego, ariko Imana irabizi, ibyo ducamo irabizi, kandi nta bishyashya bihari. Ego. N'abatubanjirije babiciyemo. Ego. Shimiye Imana rero ko nongeye kuza ahangaha, mwakoze kudutumira. Ego. Shimiye abadukurikiye bose. Ego. Baza kumva ikiganiro tugiye gukora. Ego. Nitwa Mama Nicole, niryo zina bamenyereye. Mukandori Colette. Nkaba ndi umumama ushima Imana. Ego. Akagakiza nkamaze nakijijwe mu 2000, ngira mpora mbibabwira, ariko nabonye gukomera kw'Imana. Ego. Nahamaga mu buryo budasanzwe. Numvaga kera numvaga ko nta Mana ibaho. Ariko Imana inyereka kwiriho. Inyereka kwiriho ibyo abantu batekereza by'ibiki. Nababwiye ko nahagurutse mbana n'umuzungu. Imana ikambwira ati haguruka ujye kunkurira. Ego. Ubwo rero aka kanya kuza ahangaha naje kubw'imbaraga z'Imana. Yego. Urazi ko twavuganye hakubye nzabanza ngenda ariko nasenze. Yego. Narasenze rero Imana inyemereye kuza kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza. Yego. Ijambo ry'Imana mu Zaburi 81 umurongo wa 9, dore tutangire ku murongo wa 9. Yego. Hari ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye ndaguhamiriza, wa bwoko bwa Isiraheli we. Yego. Iyaba unyumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Yego. Ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ninjye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa. Yego. Wasame cyane nduzuza akanwa kawe. Mbere yuko wasoma ijambo ry'Imana, reka ubanze usenga Imana nkuko cyane yacu to gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Yego. Yego. Reka dushime Imana rero. Yego. Imana yacu uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri umukozi w'umuhanga. Turagushimye aka kanya, turakunezerewe kuri Imana ikomeye. Tuguha icyubahiro, nyemera muri aka kanya uzubane natwe tugire neza. Tuvuge tuvugishijwe nawe, uturinde Satani, turinde imyuka mibi, turinde imiraba n'imiyaga. Dusengeye gahunda yose uyoborwe nawe. Icyubahiro cyacu kiburi cyo kigaragare, umwuka wera tubeho cyane, kandi abagiye kumva kino kiganiro Mana yacu bagubwe neza, bamenye ko hari Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana aremye ijuru n'isi bimo byose akaba ari byo yabikoze. Turushimiye rero gukomera kwawe, dushimiye imbabazi zawe, byaduhigaga byari byinshi, byaturwanyaga byari byinshi, ariko tubona uko kuko n'imbaraga zawe. Unyemerere rero dusenge ubwoko bwawe aho buri hose, ubahe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe kunesha ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi, kuko tugeze mu bihe bikomeye binanije abagenzi. Byabiye Pawulo yavuze ngo igihe cy'imperuka hazaza ibihe birushya, nibyo bihe tugezemo. Ariko turakwinginze kubw'imbaraga zawe, ukomeze kudufasha kutugire neza,
mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi mwiza, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, ijambo riboneka muri Zaburi 81, duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 14. Bwoko bwanjye umva, ndaguhamiriza wa bwoko bwa Isiraheli we, iyaba unyumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ninjye Uwiteka Imana yawe, wagukuye mu gihugu cya Egiputa, wasame cyane nduza akanwa kawe. Maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, Abisiraheli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakomeze kunangirwa kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba unyumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga, natsinda ababisha bawe vuba, nahindura ukuboko kwanjye kubakurwanya, maze Uwiteka akabagomokera akabashesha, ariko babandi bakarama iteka. Yabagaburira amasaka ahunze, kandi yaguhaza ubuhuro bwo mu mbingo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana tujye kuganira muri aka kanya, twumvishe ijambo ry'Imana ryo kumvira Imana. Iyaba unyumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga. Abantu benshi turi kugenda ibigirwamana. Hari ibigirwamana by'ubwibone, hari ibigirwamana by'urwangano turi kugenda duhura nabyo, hari ibigirwamana by'amacakubiri, hari ibigirwamana mbese ibigirwamana by'amashyari, ibigirwamana byo gukunda ibintu kandi kugira ngo dukunde Imana. Imana yaduhamagara kugira ngo tuyikorere kandi tuyubahe, yaduhamagara kugira ngo twubahishe izina ryayo. Ariko ibintu turi kugenda tubivangavanga. Noneho aravuga ngo yaba yumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga. Arongera avuga ngo ariko ubwoko bwanjye Abisiraheli banze kunyumvira, banga kunyitondera, nanjye ndabareka. Uzi kurekwa n'Imana? Yabaretse kubera iki? Kubera bakomeje kunangirwa kw'imitima yabo. Hano naho aravuga ngo yaba yumvira, muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ninjye Uwiteka Imana wagukuye mu gihugu cya Egiputa, wasame cyane nduza akanwa kawe. Kuzura ibyiza by'Imana. Burya wabaye yo wumviye Imana, uba ambasaderi wayo. Mu by'ukuri nubwo turi kugenda turwana n'ibintu byinshi, ariko tumenye ko hari umunsi tuzirirwa mu isi, ntiturare mu isi. Hari umunsi tuzaramukira mu isi, tuzaramukira mu isi ntituyirirwemo. Ibyo bintu byari bikwiriye kugira ngo buri muntu wese abimenye. Ngewe rero wicaye ahangaha ndumva ubuhamya bwanjye murabuzi, ukuntu nahamagawe, Imana impamagaye mbana n'umuzungu. Ngewe numvaga kubera ubuzima nagiye ncamo bwinshi, naciye mu buzima bubi cyane, nongera nca mu buzima bwiza. Twavukiye mu miryango ikennye cyane, ariko Imana iza kumpagurutsa, nshatse umuzungu ngira ubuzima bwiza cyane, mbumukire. Ariko nyuma yaho Imana impamagaye, ngiye mu nzu yayo, irambwira ngo nduzuza akanwa kawe. Ndashaka kubabwira ariko Imana yujuje akanwa kanjye. Yarambwiye ngo uzazamuka imisozi umvugira, ngo umanuke indi uvugira ngo uzagenda amahanga menshi uvuga gukomera kwanjye. Ariko ibyo byose shimira Imana ko yabikoze. Yarabikoze, kandi kuva yampamagara, nahamagaye mu 2000 kugeza uyu munota, mu by'ukuri numva nta kindi kinezeza umutima wanjye atari kuyubaha. Numva nta kindi kintu, niyo mbona abantu bari kurwana, bari guterana amakofi, bagira gutavuga, ariko abantu bazi inzira turi kujyamo. Ese nibwo abantu bari kwirirwa bashaka ibintu babirwaniramo, bashaka kubyicaniramo, bazi yuko igihe kizagera bakabisiga bakagenda, kandi bakagendana umugayo? Ni ikibazo gikomeye. Ariko twari dukwiye kwita ku iherezo ryacu. Ngewe ndibuka umunsi umwe Imana impamagara, maze gutandukana n'umuzungu, nibyo ngiye kugeraho. Maze gutandukana n'umuzungu, nabwiye Imana, ndabwira Imana, ndakwinginze
ntaye amafaranga ntaye umugabo nkunda ibintu byose urumva impamvu yabikoze nibizi uzi kubona guhaguruka mu madolari ugahaguruka mu nzu nziza ugahaguruka buri Imana yari ibizi ari izi impamvu ndambwira ngo ndashaka agakiza katari pirate original Imana ikintu cya mbere yambwiye yarambwiye ngo genda wihana ibyaha byawe byose narabyihanye maze kubyihana ngiye kubona mbona umugabo araje wambaye imyenda yera arazunguruka arambwira ngo ubu ngubu nzagenda nawe uko nagendanye na Mose kandi mu by'ukuri ibyo binarabibonye ko nagendanye na Mose noneho arambwira ngo genda ngo haguruka ngo tujye kuvugana nawe ndibuka ahantu nagiye gusengera yarambwiye ngo hamara iminsi 3 n'amajoro 3 mvugana nawe mpageze ndasenga numva umuntu anyigishije indirimbo ya 99 mu gakiza noneho ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami wanjye ngo nihagira icyaza ngo uzaze nguce uwo mugozi uzabumboshye ngiye kubona mbona numva ndaturitse ndarira kubera umwuka wera kandi byari bimaze kuba saa 9 z'ijoro ndarira ngiye kubona mbona umuntu yicaye iruhande rwanjye araseka ngiye kubona mbona ni Yesu wicaye iruhande rwanjye kuko nsubiye inyuma gatoya nigeze kubabwira ukuntu nigeze gupfa narapfuye ndazuka ngiye narapfuye ndazuka bene mama bagiye bapfa wa mbere arapfa wa kabiri arapfa wa gatatu arapfa wa kane arapfa wa gatanu arapfa nanjye ndapfa ariko ndashaka kubabwira ikuzimu habaho no mu ijuru harahari ibi nibyo nshaka kubabwira neza kugira ngo mujye muva mu rujijo ikuzimu harahari no mu ijuru harahari maze gupfa ntabwo namenye ngiye ko napfuye nabonye ndi mu mwobo munini muremure uri mu mwijima mwinshi sanga mwisaza bitatu kimwe kankurura ngo ndi sogokuru wawe ikindi kankurura ngo ndi sogokuruza wawe ariko iruhande nkabona hari utwana twambaye imyenda yera tukambwira ngo ngwino ninabuze honca byo bisaza bikongera bikankurura ngiye kubona mbona haje umugabo muremure wambaye imyenda yera mwiza cyane akata isenyenge zari zinkikije arankurura arambwira ngo subira iwanyu ngo igihe cyane kiragera nitsamuye gatatu mbone iwacu huzuye abantu barangije gucukura bazanye ibyo banshinguramo shimiye Imana rero ko nkiriho shimiye Imana ko nkiriho Imana yarandinze kuva icyo gihe cyose ibyinshi bimpiga ariko Imana bigira bityo kuko iyo wagendanye n'Imana icyambere iguha amahoro mu mutima ikaguha kunyurwa ikaguha kubana n'abantu bose amahoro ikaguha kugenda ukiranuka nicyo cyambere Imana ibanza kwica kamere zose ikazica ubundi ukumva mbese imibereho yawe ni ukumbura igihugu cyo mu ijuru gusa ibyo rero nibyo benahagazemo noneho ubwo ngubwo maze kuzuka ndavuga nti ko abantu hano buzuye ngo bari bacukuye dore bari bagiye gushyingura shimiye Imana reko ndi kubw'Imana iyi Mana yanzuye icyo gihe ntabwo ariyo nahagarara muri aka kanya ngo nyivuga ngo Mana ngo ntiwampaye ibi ngo ibingi bisi wabigejejeho ngo ibiki usibye ko byose Imana yarabikoze kuba mpumeka ndayishimira Imana kwari benshi bari mu bitaro badashobora kwicara ngaha ariko kuba Imana yarandinze ndayishimira noneho ubwo ngubwo ikintu nshaka kubabwira cyambere Imana yabanye nanjye kagivugana nanjye kwa kundi yambwe ngo nzagenda no kuragendanye na Mose niko byagenze nabonye umugabo wambaye imyenda yeraza aminkoni iriho irangi ry'ubururu arangije arambwira ngo inkoni yo Mose yakoreshaga ibitangaza ngo nawe ndayiguhaye urabyumva noneho ngo kandi mu rugo wamataye igiti cy'umugisha ngo bazagira bose bazabona umugisha byo narakivuze aho hantu niho wari ugeze muri bwa buhamya ariko niho tubwira cya giti nyene cyaje niho wari ugeze cya giti urabyumva icyo gihe icyo giti ukuntu cyaje ni icyo gihe wa mugabo wambwiye ngo arashaka kujya ko tuvugana nge nawe ndagenda nari ndi ibyumba ubutayi bw'ibyumba noneho ngezeyo imindirimbo ya 99 ndayiririmba imvura iranyagira hashize akanya gato ndarira ngiye kubona numva umunambya ngo kebuka iruhande rwawe hari saa 9 z'ijoro sinari nsinzire pe mbona Yesu wa mugabo wanzuye yicaye iruhande rwanjye araseka arambwira ngo uragira ngo uri wenyine ngo ndi kumwe nge nawe ngo ubundi uruziki ngiye kubona mbona inyenyeri zuzuye imyenda yanjye ndavana ndi kubona inyenyeri zuzuye imyenda yanjye
n'igisambu cyuzuye inyenyeri dore n'ikirere cyose cyuzuye inyenyeri arambwira ngo izo nyenyeri ni ikimenyetso kizakwereka aho uzajya hose ko tuzaturi kumwe yego urabyumva ni naho natangire kuvuga ubutumwa bwiza yego noneho arambwira ngo mari hano iminsi 3 n'amajoro 3 mvugana nawe ngiye kurambana ndi mu rutoki rwiza rutoki urutoki arambwira ngo temagura zino sina zose uzimareho gusiga isina iri kwana igitoki niriho igitoki ndatemagura mbona hasigaye nk'udutsina 5 isina zose nazimara none se nibisobanuye iki ngo urutoki n'itorero ryanjye ngo isina nazo n'abantu bari mu itorero ryanjye ngo ariko bagiye kuncumura ngo abantu bagiye kwambara nabi ngo batukishe izina ryanjye ngo abantu bagiye kwitukuza ngo banyure ko n'abaremye urabyumva ngewe nakijijwe mu bintu bidasanzwe ngo abantu bagiye kurya icya 10 n'amaturo ngo abantu bagiye gusambana ku mugaragaro mu itorero kandi ibyo bintu byose byarasohoye ubwo rero nagiye mvuga ubwo butumwa ko Imana yambwiye ndababwira ibintu byose urazi ya ADPR mu 2000 wagiraga mu rusengero rwa ADPR ukavuga ati iyi ni ADPR ko buri muntu wese ikibazo si uku buri munsi ntabwo mukuye hamagawe ahubwo ikintu ngewe kiri kunangaza muri iyi minsi nuko abantu ibyo bigishije bari mu babibibura ubu ngubu ariko Imana yacu ntihinduka iracyari uko yari imeze kuva kera yego kandi biravuga ngo ugume uko wahamagawe yego ubu ngubu uko nababwiye ko umuntu uwo mugabo yanyambitse ubu ndamutse mbihinduye yego nabamusuzuguye sibyo nundi nafite uko yahamagawe ndafite uko yahamagawe noneho navuye aho hantu rero inje urumva iminsi 3 narayimaze ngiye ko nambona nyambitse impeta yego arambya ngo nkwambitse impeta y'urwibutso yego noneho arambya ngo ikibungo ngo hari igiterane kizamara iminsi 3 yego Imana ikiravuga yego ke ntabwo nasenga Imana itavuga nayivaho ngo hari igiterane cy'iminsi 3 yego ngo abavuga butumwa bose nabahagaritse bari kwigisha muri cya giterane yego ngo ariko ngo ni ujye kukigishamo urumva guhabwa audience n'Imana icyo nicyo kinezereza cyane kuruta ibindi byose noneho rero ubwo ndaza nkigera mu Gasyata yego numva umushumba wa Kibungo aramamagaye ati tubabarire kuko Imana yarambwira ngo abantu bose batumwe muri icyo giterane yego nabahagaritse burya Imana ishobora guhagarika na telefone yawe utayifunze gushaka bakakubura kabisa Imana iratangaje ngewe reka mbabwire singe kubabeshya imyaka maze ndayizi ariko nsigaje nayo nzi ariko mu myaka nsigaje ndumva shaka kunezeza Imana yego sibyo noneho nibwo nazaga numva umushumba aramamagaye w'Ikibungo aratubya ati bampaye nimero zawe twa dufite igiterane ko abantu twatumiye bose twababuze twabatelefone telefone ntabwo ziriho ariko Imana nari ndi kubanga ngewe noneho ati ushobora kuza kutwigisha nibuka ko wa mugabo yambwiye ko ngomba kujya kukigisha icyo giterane kandi cyari gutangira uwo munsi ariko wa gatanu nayo gitangira uwo munsi no ku wa gatandatu no ku cyumweru yego urumva kubana n'Imana ni byiza noneho rero ndagenda mpindura imyenda ndoga ndagenda mfata igikapu Kibungo natangiye igiterane saa 11 saa 11 ngezemo ntangira kwigisha ariko Imana yambwiye ngo hano hari abarozi 3 ngo bazengereje abantu ngo ngiye gukora umukwabo burya Imana igikora umukwabo yego ntubona ibintu abantu bari gukora ariko reka nkubwire returu yose izaba returu y'Imana iraba Imana ikora umukwabo mu gihe cyayo cyashyizweho bikomeye ikubwiye ngo hari abarozi 3 Imana iraba n'abanyereka irambwira ati jya hariya dore uriya muntu wambaye gutya na gutya ndagenda nkimugeraho ngo abona ibishashi by'umuriro niwo witangiye ubuhamya mbona ibishashi by'umuriro ngo ngiye kumugeraho ibishashi by'umuriro baramufata aravuga ati nabuzanye ngo abo bose ko ari 3 bahise bazana ubwo burozi induru ziravuga abantu barahamagarana ku wa gatandatu abantu bari buzuye ku cyumweru n'abi Kigali bari baje narangije kwigisha rero nkajya mbona abantu baranyoherereza ibintu by'amahembe ndi kwigisha kuri aritari nkabona ibintu by'uko biraje bijya ku muriro ngo bimvane mu amaso nkabona mu izina rya Yesu bigasubira nkumva ngo inka kwa runaka yapfuye bisobanura ngo iki
imbaraga z'Imana zirakomeye Yego. nubwo abantu bari gufata imbaraga z'Imana bakazivanga n'ibigirwamana twasomye ahangaha ariko imbaraga z'Imana zirakomeye noneho ubwo ngo ku cyumweru naratashye maze gutaha ngeze mu rugo nijoro nibwo nabonaga uwo mugabo aje aravuga ngo wanejeje umutima wanjye Yego. urabyumva Yego. mvuye aho ngaho ikibungo Yego. ngo mwana wanjye wanejeje umutima wanjye Yego. ngo nguhaye inkoni ngo niyo munsi yakoreshaga ibitangaza Yego. ngo nawe ndayiguhaye Yego. ngo kandi zagenda nawe ko nagendanye na Mose Yego. urabyumva Yego. none arambwira ngo nteye igiti cy'umugisha mu nzu iwawe ngo bazagera bose bazabona umugisha Yego. bugiye guca mu gitondo nka 11:00 Yego. ngiye kubona mbona igiti kiraje nk'igicucucucu igiti kije mu nzu hari sima canke sima mu cyumba cy'amasengesho nararagamo Yego. mu nzu Yego. mbona ikintu cy'igiti urabona igicucucucu Yego. iyo uhagaze ubona igicucucucu cyawe niko cyaje Yego. ubona naho gitereye Yego. kirazamuka nk'igiti n'amashami nta bantu batageze iwanjye abantu benshi baraje Yego. ingeri zose Yego. haje abantu benshi hirya no hino baje kureba igiti igiti nk'ukugura igiti nk'uko igiti iki giti ukibona Yego. niko cyaje ariko kiza nk'igicucucucu cyaje nk'igishushanya cyaje nk'igiti oya ntabwo cyaje nk'igiti kuriya cyaje nk'igicucucucu nyine Imana irambwira ngo ugende umbwire ngo ibitangaza nakoraga ku bwa Mose ngo n'ubu ndacyabikora Yego. ariko nabuze abantu Yego. noneho igiti cyarazaga kikihinduranya Yego. kikazana umuyaga mwinshi mu nzu mu nzu ngira ngo nkivuga cya gihe wumvisha abantu bakivuze muri commentaire Yego. hajemwe abantu benshi umuntu yarazaga cya giti kikaza waba warasambanye kikibumba kikazana umunzani Yego. umunzani gikazana umunzani umunzani neza wa wundi muri amasengesho Yego. umunzani nka wa wundi nyine bapimisha Yego. umunzani Yego. noneho Imana irambwira ngo uko ubona uyu munzani no mu ijuru uzaba uhari Yego. upima abantu ibyo bakoze cya giti gihinduraho umunzani umunzani noneho ijwi rikambwira ngo uyu muntu ikanamunyereka Yego. yarasambanye namba ni umuntu wasambanye ntabwo umuntu wirirwaga umukoraho yitaga ahaguruka akavuga ati Imana imbabarire rwose ninjye Imana imbabarire cya giti kongera kikibumbura kikibumbura Yego. noneho kikaza mu nyenyeri Yego. inyenyeri ukazibona mbese zishashagirana Yego. urabona ayo matara ashashagirana Yego. njyewe nabonye Imana sinjye kubeshya Eh. noneho kikazana inyenyeri cyamara kuzana inyenyeri noneho kubona ko Imana yatwishimiye Yego. kikazana inuma Mm. ikaza nk'igicucucucu ukabona inuma twese tukayibona ikazana inuma ikagutondagira wowe Imana yishimiye ikagutondagira kuva ku kirenge kugera ku mutwe igasubira muri cya giti Imana ikambwira ngo bwira umuntu yitahire ngo ibyamuzanye ndabizi ngo arasanga nageze iwe niko byagendaga kandi wageraga iwawe ugasanga Imana ibyo yavuze nibyo mbese impamvu turi kugenda turwana n'ibintu nk'ibi ngibi ubona byateye imvururu ubundi ni abantu bimuye Imana Yego. Imana yambwiye ngo ubwimbire abantu baranyimuye imiki bigirwamana nanjye narabaretse baranyimuye ariko nibahinduka zabahinduka abantu bimitse urwangano bimika amacakubiri bimika uburyarya muri bo Yego. bimika urwangano Yego. urabyumva bimika urwangano ibyo bintu byose bibabaje Imana ibi rero ibindi bintu abantu bari kuvuga ngo runaka nitumushaka ngo runaka ngo yakoze izo ni inzitwazo abantu bazana nizera ko Daniel Saduraka na Mishaki na Abedenego mu gihugu cy'ubunyagano bari babatwaye ntago bari bemerewe gusenga igihugu bari barimo ntago basengaga ariko bakomeje kubaha Imana yabo Imana yabigendana nabo ikorana nabo ikavugana nabo ni amateka akomeye Daniel mu rwobo rw'intare Imana yarayibonye Basaduraka Mishaki na Abedenego Imana barayibonye mutanarya ku muriro kubera iki muri ibi bihe nanjye narabibonye kandi narabibonye nigeze kurota umunsi umwe reka mbivuge ko nigeze kurota umunsi umwe ndota kandi ibi mbabwira n'ukuri kuko naranabimubwiye ibi bintu byose mubona biri kuba mu itorero ryacu njyewe natangiye kubibona kuva kwa representa Samuel muri ibyo bihe naryamye ndarota Imana ijya ivuga kandi ibintu bigasohora
ndota twari mu nama nyobozi turi gusenga urazi ko inama nyobozi gisenga turi kumwe n'abapasiteri turi kumwe n'abadiyakoni twe twasenze amasengesho ndaryama ndarota kuko ku rusengero iwacu iyo mpano bari bayinziho nicaraga hariya mu nguni ndarota ndosta igiti kinini cyane kinini mbese ngo cyari giteye hafi y'urusengero rwacu ngo gifite amashami menshi ari kinini turi gusenga ngo mbona umuntu arimo aragikira ubyumva kugira ngo tumenye aho ibintu bipfira umuntu ntazakubeshye ngo urwitwazo nuru kuko ijambo ry'Imana ngo ayirwihangane mugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo noneho aragitema aragikera urabona rwa rukezo bakiresha imbaho akera ngo mbona umwe ahagaze gutya n'undi ahagaze nk'ariya bari gukera cya giti ngo ndimo mbyitegereza ngo ndavuga ngo mana we ngo iki giti ni kigwa ngo nkabona harimo umutiba w'inzuki ngo iki giti ni kigwa ngo izi nzuki ziraturya zitumare urabyumva none icyo giti ngo nkivuga gutyo ngo igiti kiba kiraguye kigwira urusengero rwacu ngo noneho ndikanga ngo mbona ngo cya giti kugira ngo kivemo inzuki wa mutiba uvamo inzoka nini cyane ngo yizungurutsa ku muntu nari muzi rwose yarakomeye no mu itorero icyuka cy'umukara kimwizungurutsaho ijwi rirambwira ngo wabonye ntinabonye uwo muntu aramumenye yari umuntu wari ukomeye mu itorero ngo wabonye ntinabonye ngo dore uriya muntu agambaniye itorero babyumvishe maze mba ndashidutse mu nama nyobozi ndavuga naho pasiteri arambwira ngo baye ikimama niko ibintu mbonye birakomeye ariko cya giti nubwo cyaguye urusengero nta n'akavunga kavuyeho tubaye iki ndabatekereza ibintu byose mbonye ngo nese ngo umuntu ninde ubonye inzoka yizungurutseho ndavuga ni Imana ntigeze imbwira ngo muvuge kandi kugeza n'uyu munota ntabwo ndamuvuga noneho bukeye ndaryama nijoro twari turangije amasengesho ndyamye nijoro ngiye kubona ngo mbona ngeze mu rusengero rwa Nyarugenge yego urabyumva ngo ngeze mu rusengero rwa Nyarugenge ngo mbona abantu bicaye kuri altari yego bafite amacupa ya whisky n'amapaki y'amasigareti ibi bintu turwana nabyo Imana yari ibizi mwijyane kure noneho arangije ndavuga nti ngo ndakebuka yego ariko abo bantu bari bicaye nabonaga ari bane kuri altari yego n'umugore umwe w'umugabo umwe wabicaye aho ngaho yicaye harya mu bakristo yego ari bo bonyine noneho ndavuga ngo ngo ninde wabicaje aho ngaho ngo muri kunywa inzoga whisky n'amasigara kuri altari ntireka ndebe Samweli ntimubaze impamvu yabicaje aho ngo nyitambuka nk'intambwe ebyiri ngo umuntu arambwira ngo Samweli ntawe uhari yagiye ngo garukira aho ngo wigendere ngo Samweli ntawe uhari kandi rakiyobora icyo gihe ngo yamaze kugenda numva ni ibintu bidasanzwe ndaceceka ndavuga ariko izo ndi kurota n'inzozi iki noneho umunsi wa gatatu urumva iminsi 3 yaje ikurikiranye yego umunsi wa gatatu rero ndota ngo ikundi kiza kigira muri biro ya Samweli ambwira ngo zana ibyo ufite byose n'imfunguzo zose yego hita ubizana ngo arabifata n'umutima mwiza yego arabibahereza mba ndakangutse ndavuga ariko ibintu rero se najya kubivuga mbihereye reka ntabwo nabivuga ngiye buriya mu bisanzwe ntinya n'abayobozi ndanabubaha mu bisanzwe ndabatinya ndanabubaha kuko ntabwo aracyariho ntago yapfuye nawe wenda ikiganiro azacyumva kandi arabizi neza ndabibana ukwezi kurashira 3 4 ndabibana amezi 3 yego bantumira gahorumani hari Kabuga mujye kuvuga ubutumwa yego yari amasengesho rusange abakristo yego umupasiteri wabo arantumira noneho antumiye njyayo ngiyeyo yego ntangira kuvuga ubutumwa yego noneho ndi kuvuga ubutumwa ngo Samweli yari ari muri biro yego n'abashumba baje kumureba yego turi kuvuga imbaraga z'Imana Imana yacu iravuga yego n'ibiracyavuga sibyo yego kandi tugomba kuvuga ibyivu yego
Samuel ngo yari muri biro ari kumwe n'abashumba bamusuye ngo yumva ijwi riramuhamagaye yarabitwibwire mu rusengero avuga ati genda Gahoromani ku rusengero Gahoromani ikabuga njye kuvugana nawe none ibintu ndi kubabwira nuko ari umwuka w'Imana ambwiye ngo mbivuge uramuna igihe cyose mbibaniye nta hantu nigeze no mu rusengero naho nigeze mbiyigisha ariko ni umwuka w'Imana wambwiye kubera ibintu bije Imana ishaka kugarura abantu bayo noneho ndangije Imana yambwiye ibintu byinshi singiye kubeshya noneho tujye kubona tubona Samuel araje n'abashumba bamuherekeje pastor arikanga twatigeze ambwira ko ari buze noneho nanjye nari ndi kwigisha ntago wakwigisha umuyobozi yaje mpita ndicara nicaye baramwakira nabo bazanye barabakira aravuga ati ariko uyu mama rimwe aravuga neza nimumureka akomeze yigishe nanjye mwumve urabyumva niko yavuze none njye guhaguruka ngo mvuge birananira pe birananira ndavuga ariko rero ninjye hari ibintu Imana ikumbwira ngo mbwire umuyobozi wenyine aranyibwira ngo vuga ngo uhaye uburenganzira mbwira mu materaniro ati mbwira wowe witinya mbwira ntangira bya bindi ndi gusenga mu nama nyobozi umuntu inzoka yizirinzeho umuntu akambwira ngo uyu muntu agambana itorero sibyo ubwa kabiri mbona ukuntu naje mu rusengero mbona kuri aritara abantu bari kunywa whisky n'itabi kandi n'umuntu umugore we yambwiye uwo mugore urikiye mu rusengero nabyo ninde babwiye ngo mwicara aha muri kunywa inzoga n'itabi arambwira ngo ese kunywa inzoga n'itabi n'icyaha niko umugore yabengwiye n'icyaha nyine noneho ndabimubwira byose mubwira ukuntu umunsi wa gatatu nabonye bakwambura ibintu byose urabitanga neza n'ifunguzo nta mahano ufite witura bitanga yibutse ryajwi ryamubwiye ngo naze Gahoromani ngo ivugane nawe yumvisha ibintu byose mubwiye arahaguruka aravuga ngo torero ry'Imana murumva ubu buhanuzi bwose hari ukuvangirwa kurimo ngo reka ngo ikintu mbasabye rero kandi nta kintu na kimwe yarazi nta n'intambara ari muri ADPR ntayo pe ikintu mbasabye itorero ryose nimuhaguruke musengera Imana Imana inkomeze urumva niko yavuze Imana inkomeze turahaguruka twese arambwira ati kandi uyu mama nabari we ayobora isengesho Imana inkomeze ndumva ari ibintu bikomeye nanjye navuye muri biri wanjye nje hano ntago mwari muzi ko ndibuze ijwi rimbwiye ngo ninze Gahoromani nze mvugane nayo none ivuganye nanjye koko nta kuvangirwa kuri murera ari nge wahagurutse nza sinari mbuze kujya kuri paruwase ariko naje kuri mudugudu kugira ngo Imana ivugane nanjye turasenga turangije yinjiye mu modoka n'abamuherekeje aritahira hashize nk'amezi 2 ibintu bitangira gututumba biraje bya bintu biba birasohoye byose kwa kundi ifunguruzo arazita kwa kundi Imana yabivuze abonye abantu igikundi cy'abantu kije cyane igikundi cyaraje atanye ifunguzo ntabwo nari mpari ariko byo byose ngo niko byagenze noneho ba bantu bazanye niho rero natangiye ariko ntago babinyeretse ariko nabonye impinduka zabayeho urumva cyo gihe nayoboraga abagore cyo gihe nari umudiyakoni cyo gihe nakoraga mbese nari umudiyakoni wundi umwizerwa mu nzu y'Imana mbona ibintu byahindutse ariko byo byose abantu bazanye bagiye bavuga amakuru ibyo bintu birasohora urumva ko Imana yavuganye nanjye sibyo iyo ni page ya mbere irangiye nshaka kubabwira ko Imana iza buri kintu cyose nawe harazabona ikiganiro kandi nawe abantu bose bazi gukurikirana amakuru azabivuga ko ariko byagenze ngeze rero ku mushumba wacu wundi urumva ariko nsubiye inyuma urumva wa muntu wari ufite bari bafite whisky na sigara ibyo bintu birangiye na yanzoka wa muntu nabonye ko
aribo bagiye imbere cyane. ubu ntumuvuge nta n'impamvu yo kuvuga. Nta n'impamvu yo kuvuga. Nta n'uwo navuga niyo washyiraho iki. Nta mpamvu yo kumuvuga. Urabyumva? Turi kuvuga gukomera kw'Imana. Yego. Noneho mu minsi ishize rero representa wacu ari mu inzihacyuho. Urabyumva? Yego. Ndashaka kuvuga kuko Imana yantegetse ngo mbivuge abantu bamenye ukuri aho kumeze. Ibintu byose ukora, wakora ibyiza bizagusubira ku mutwe, wakora ibibi bizagusubira ku mutwe, ariko nkarabe imbere y'Imana kuko Imana yamvuze ngo mvuge. Kandi reka nkubwire wibona umwuka kuko nabisengeye cyane ndavuga Mana iyi ni isaha yo kuvuga. Noneho ari mu nzu hacyuho ndarota. Ndota ngo ndota ngo bavuga ngo yapfuye, ngo ari muri morgue i Kanombe. Urumva bari bataramusengera ngo abe umushumba, ngo yapfuye, ngo ari muri morgue i Kanombe. Imana we nibyo ngo ari muri morgue i Kanombe. Ako kanya ngiye kubona ngo mbona baramuzanye. Bamuzanye iwanjye ngo bagiye kumukingura. Ninde muzanye? ngo ni umushumba tuzanye, ngo bavuze ngo mbere kujya gushyingura ngo tumucisha. Niye ibyo bintu nabyo arabizi nabimubwiye na voice ngira niba atarazisibye ariko aracyazifite. None ndavuga n'Imana we ntubise ko afite iwe niko mutamujyanye iwe ngo batubye ngo tumuzana aha. Ngo ndasenga ngo arangije ngo mbona arazutse. Noneho umuntu arambwira ijwi rirambwira ngo umva ngo abantu bari baramwishe. Ibintu ahura nabyo Imana irabizi. Ngo abantu bari baramwishe ngo ariko ndamuzuye. Amen. Nta kizabuza ibisitaza kuza ariko bazabizana, bazabona ishyano. Abantu bimitse urwangano mu mitima ho kugira ngo bimike Imana, ariko Imana niza ntabwo izaceceka. Ngo razuka. Urumva warwana n'umuntu wazutse ukamushobora? Ntibishoboka. Ntabwo kuko azukana ibintu bikomeye. Impamvu abantu bamutera amabuye akagira gute agaceceka, acecekanye byinshi. Noneho ntinya kubimubwira. Muri icyo gihe mbibwira umuntu w'inshuti ye bagendanaga. Ndamjyane Ghosta njye naroteye n'umushumba wacu rwose n'ibintu bibi ngo bimeze gute ndabimubutekerereza ngo ahango nuko nyine. Ubwo birarangiye. Birangiye nongera ndota ngo ndi umuntu anjyana Nyarugenge. Gusengerwa Nyarugenge ngo noneho ngo nkabona turi kumwe na mushumba wacu. Turi kumwe ngo tugeze Nyarugenge. Ngo mbona abakristo bose bahagurukiye rimwe. Ngo urusengero ruhinduka umwijima w'icuraburindi. Ngo batera hejuru bavuga ngo ntitumushaka. Wa muntu arambwira ngo wabonye ibintu biri mu mitima y'abantu, ngo wabonye urwangano rwabo, ngo wabonye amacakubiri yabo, ngo wabonye ibintu bibarimo, ngo ariko ngo mubwire ngo ndamuhetse ku mugongo. Wabyumvishe? Ahangaha nkubwira sinzi naho atuye, ariko ni ibintu Imana yavuganye nanjye. Ndaceceka ntabyo nigeze mubwira. Nongera mbwira wa muntu w'ishutiye. Ariko ibintu numva noneho bya bintu biri kuza nk'ibyo nabonye kwa Samweli. Ndavuga ariko ni ubutumwa Imana iri kuma cyangwa ni ibiki? Ibyo birangiye rero ndaceceka. Ubushize ndumva hashize nk'amezi 2 niba atari 2 n'igice. Ndaryama ndota ngo yateranyije abayobozi n'abanyobozi abakuru ariko atarimo abapasiteri n'abarimo ngo bagiye gusenga. Urabyumva? None kuko ndibuka igihe mbimwoherereza byose niho habaye bya bindi by'ibendera. Ngo mbona ngo ninjiye ahantu mu rusengero, ngo mu rusengero uranduye. Urumva? Uranduye ngo ariko mbona inkweto nyinshi z'abagabo nyinshi cyane. Ngo umuntu arambwira ngo hanagura izo nkweto zose. Mfate igitambara ndazihanagura ndaziranguza hariho ivumbi ngo ndazihanagura ngo noneho ngo ngiye kora ngo nkabona ariko barimo barasenga. Ngo none haza kuza umudamu ngo urwaye ngo
ubushita urabona ubushita urabuzi ni wahumanye simbizi ngo rwaye ubushita umubiri wose ngo araza ngo arambwira ngo izo nkweto urazihanagurira iki ngo zihorere ntizihore ntoya ntibambwe ngo nzihanagure ngo zihorere ariko ngo agashaka gushaka ngo turwane ngo ndeke ko guhanagura za nkweto ariko ngo hari igikuta ntiyangeraho noneho ngiye kubona ngo mbona umuyobozi wacu umuntu arambwira ngo bagiye gusenga ngo ariko muri aya masengesho ngo hazava ibintu bikomeye ngo ku buryo ngo hazatura iki kintu gikomeye ngo ku buryo ngo azashaka no guta inshingano ngo akazivamo ngo ariko mubwire ngo turi kumwe ngiye kubona ngo mbona umuntu amwambitse kositime nziza nabonaga n'irangi ryayo ryari irangi ry'icyatsi n'umweru umushumba uyu mukuru uyoboye ADPR cyane amwambitse kositime iriho icyatsi n'umweru icyatsi ni amahoro umweru ni ukwera urabyumva noneho arambwira ati urumva izi ntambara ahuye nazo ntizari kuzivamo ariko kubera afite iby'Imana amubwiye amakuru ako kanya nese nabanje kwandika voice y'ibintu bya mbere ntiyasubiza yanga kunsubiza mwandikiye ubwa kabiri mubwira ukuntu bagiye gusenga niba yaravuze ati koko uyu muntu amenye ko tujye gusenga urabyumva yahise asubiza na message ndacyayifite ansubiza neza cyane ngo nagiye kubona ngo mbona nyuma yaho nabonye urusengero rwari ruho imirayi utamenya ko rusakaje amabati cyangwa amategura wari imirayi gusa rusa nabi rwose ngo nkimara kumubwira ibyo bintu urabyumva ngo abantu bagiye hejuru y'amabati barahanagura urusengero rurera rwose rurera rumweru de urabyumva noneho rero ubwo muri iyo hashize iminsi nk'itanu niho rya bendera wa muntu wazanye ibendera amaze kumuha massage yose yanashubije niho rero uwo muzungukazi yazanye rya bendera urumva ko ariho n'ibintu byasakuje cyane niho byasakuje cyane bikomeye ariko nijyare ko wa muntu wabona afite utuntu tudushitashita wabonye utuntu si umugore ni umugore si umugore wayizanye ni umugore kandi uwo mugore wabona yuko ashaka kwanduza itore nani magambo kandi nawe aryanduje niwe yaryanduje uwo mugore kugira ngo ashireho intuzeye umushumba kandi atabirimo sibyo ndukuri ko nukuri uwo ni umugore wazanye ubushita ari no kumbuza guhanagura iki izo nkweto ariko hari igikuta ntiyangeraho uwo mugore ni wazanye iki ibendera kandi iryo bendera reka nkubwire umushumba wacu nta kintu na kimwe yarabiziho ibi ni byo nkubabwira niba mbeshya Imana yo mu ijuru kuko iyo message wayibonye mbere nayibonye mbere mugiye no gucukumbura mwabibona wenda nawe ntaranabisiba mwari itariki nabimwandikiyeho urabyumva ndayimwoherereza mbimwoherereje niba aratekereza atari uyu muntu yamenye gute ko tugiye gusenga simbizi ibyo yatekereje nuko nagiye mwohereza ama voice ntansubize noneho yahise ansubiza na message ndayifite ansubiza neza cyane kuko najyaga kumwoherereza nkavanaho n'ifoto yanjye kuri profile yanjye nkayisubizaho nyuma noneho uriya mugore urabona ibyabaye n'imvururu yabaye ariko uza kubona umuntu yogeje urusengero rusa neza cyane rurera ariko urumva noneho birangiye ubwo nitegereza ibintu byabaye kuri ya bendera Imana irambwira ngo mbwirira abantu ikibazo ni bendera cyangwa ikibazo ni umutima ibendera niryo ritumye bica ibice bimeze kuriya izo ntambara n'iziki barimo urumva na cyagi nabonye urusengero rwirabuye bamubonye bavuga ngo ntibamushaka ariko iyi Imana yo mu ijuru nijoro rero nasenze ndavuga Imana ndajya mu kiganiro ndakora iki Imana inyereka wa muhanuzi umaze iminsi ahitinga iranyereka ko ayobeje abantu benshi
kandi abantu benshi bagiye gusohoka muri ADPR bagiye gusohoka nabonaga amakuru ari menshi yasohotse bari mu kibaya ahantu hari umwijima mwinshi Imana irambwa ngo mbwirira abantu yego bagarukiraho ntibasohoke uko basohotse niko n'impfu zibakurikiranye zikomeye kandi burya urupfu rwa mbere ni ukwimura Imana nta rupfu rurenze ko kwimura hari Imana urupfu rurenze urwo nirwo rupfu aha Imana imijambo ryo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 yego ravuga ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu Yego. ubwo azaza gucira abazima n'abapfuye Yego. ubwiriza abantu ubutumwa bwiza Yego. ugira umwete mu gihe gikwiriye ndagukwiriye Yego. uhana utesha ufite kwihangana Yego. kuko igihe kije abantu batazihangana inyigisho nzima Yego. bazaba barayobye bashaka abigisha bahuje n'iki N'irari n'irari ryabo. ryabo ariko wowe wirinde ugabura iby'Imana neza yego ageze ku murongo wa 6 aravuga ngo nge narwanye intambara nziza Yego. narinze ibyo kwizera ubundi mbikiwe ikamba ry'ubugingo yego Imana irambwa ngira abantu ko nabonye imitima yabo ko bagiye gusohoka benshi nabonaga ngo ndi ku musozi ndi kuzamba abandi baca bamanuka biruka Yego. biruka ariko bari benshi batagira ingano ngo ngiye kubona ngo mbona mu kibaya epfo abaririmbyi barangije gupanga bari kuririmba ariko hari umwijima bari mu kibaya mu gishanga Imana irambwa ngo ngirira abantu bagarukiraho uko bagiye niko n'impfu zibaye nyinshi kandi reka nkubwire impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa no gupfuta amenya Imana kubanziriza iby'umwuka ugahirukira iby'umubiri ni ikibazo gikomeye ese ko abantu bimuye Imana bakaba bimitse amacakubiri n'ubugome n'ubugambanyi ubu bazabijyana he niko yambwiye uriya muhanuzi nawe uyobeje abantu mbona rimwe aratera abantu amabuye abantu bari gasoza ari kubatera amabuye ari kubatera amabuye ari kubatera amabuye noneho abantu bararuha barushye mbona abagabo b'ibigango baraje babiri baramukubita koko n'abamarayika Imana yohereje baramukubita ngiye kubona mbona ahindutse agakuri ariko agakuri arambwira ngo dore inkoni y'Uwiteka iraje natihana ndahagurutse agiye guhura n'akaga n'amakuru rero muvandimwe message byari byiza ko nyitanga uko imeze ari umushumba wacu uriho arabizi naramwohereje message ari representa wacu wagiye mbere nukuri yubahwe ahari Imana iramurinze nawe nari namuhaye message n'ibindi byinshi ngenda mbona ariko Imana yambwiye cyane ngo abantu bashaka gusohoka nibagarukiraho kuko yabonye imitima yabo kwisohotsa ari myinshi abantu bagiye gusohoka ari myinshi ko bamanukaga ese kumanuka ubujya mu ijuru cyangwa uburimbuka suburimbuka kubera iki bamanukaga rero bari mu kibaya barajyahe nibagarukiraho rero kandi nabonye itorero rimwe ntavuze rikomeye muri ADPR wacu ariho hasohotse abantu benshi nta mpamvu yo kurivuga njyewe ntanze message uko imeze ariko umuntu w'Imana nasenze mbona nanone ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mubwire ngo ndamuhetse ku mugongo amen imuhetse ku mugongo rero ibyo abantu bibwira ibyo abantu bavuga ngo byagenze gutya ngo yirukanye abantu ngo yagize gutya buriya nta kintu kikubaho Imana itacyemeye turumvikana nta kintu cyakubaho Imana itacyemeye kandi niyo wakwicara Imana iragutunga ntago yakwibagirwa imirimo wakoze uko ugenda kose Imana iragutunga waba wakora waba utakora umwuka w'Imana kuvuga ngo yirukanye umwuka w'Imana umwuka w'Imana uragenda se ntabwo wagenda ubu wamvanamo umwuka w'Imana njyewe ntibyashoboka ibyo ni urwitwazo wowe nyine wabigira umwuka w'Imana cyane kugira ngo umwuka w'Imana ukuvemo ni ubugome wagize gute ni ibyaha Imana byate umwuka w'Imana uvamo gute ubundi ngiye mpagaze ahangaha ubwami bw'Imana bundimo n'ubwa Satani bundimo ikiganjije ikindi rero nicyo gikora tujye tuvugisha ukuri ubwami bw'Imana ni buganze bwa Satani bw'Imana buzakora urabyumva ubwa Satani ni bukora buzaganza ubw'Imana rero Imana yambwa ati nibyo ni ibinyoma gusa murimwo ni urwitwazo muri kuzana udafite umumaro urabyumva ariko ndareba ndi Imana ireba kugumura abantu muri kugumura abantu
urwangano mufite yego ariko uriya mugabo yego afite ibanga ry'Imana ari mu banga ry'Imana Yego. umuntu wapfuye akazuka wowe wamwiterereza ntabwo bishoboka umuntu Imana ibona ko ibintu abantu bose barimo ari ubugome n'ubugambanyi ariko wahiga agati katewe n'Imana wagahungabanya se ntibyashoboka ntabwo byashoboka nkurahiye n'Imana sindanabonana nabo ku maso oya icyo nzi impamvu nemeye ko utanga n'ikiganiro Yego. nuko ndakuzi nk'umukristo Cyane rwose. ntabwo uri mushaka ubuyobozi Ni ukuri pe. ibyo ndabizi nta buyobozi uri cyane umukristo rwose Ni ukuri. urimo uvuga iby'Imana yaguhaye kuvuga njyewe ni kuva na kera bashakise kunsengera mu bwarimu ndavuga ntabwo ari umuhamagaro wanjye njyewe ndi umuvugabutumwa Imana yarambwe ngo nzagutambagiza iri birimo muri iki gihe mbirimo n'ubundi ntuvuye muri Amerika urumva yego yego usibye naho ngaho nta mbese nta Imana itazangeza n'ubu muri Canada barantumiye ubyumva n'ubu wenda kuja muri Canada muri Canada zagenda n'ubundi iyi message uzanye message ukiva Amerika uzanye message cyane rwose Yego. ubwo rero ibyo bintu byose muvande ni ukuri nta ruhare mbifitemo Yego. ariko Imana yavuze ngo yego mugaruke abantu b'Imana bagarukiraho yego umuntu uzibeshya agasohoka Yego. akava mu itorero akagenda akigumuramo azabona ingaruka Imana irambwira ngo nta muntu n'umwe izabaza icyaha cy'undi yego buri muntu agomba gukizwa ku giti cye yego igiti cyawe sinzabazwa ibya representa ntuzabazwa ibyanjye sinzabazwa ibyawe uzabibazwa wenyine niko Imana yambwiye ariko uriya muhanuzi Imana iramuhagurukiye yambwiye ati uko yasebeje abantu b'Imana natihana inkoni y'Imana iraje kubeshya ngo aravugana n'Imana atari Imana avugana nayo sibyo hari uwo mvuze mu izina ariko uhitinze muramubona Yego. muramuza agumuye abantu benshi Imana yambwiye ati agumuye abantu benshi ayobeje benshi avuga ngo navuganye nabo ako atari njye muvandi yego mureke twongere twubake iki ibyo kuvuga ngo ibintu birabagoye yego ntabwo ibintu bikugoye nta gishyashya Yego. no ku bwa Yesu ibintu byariho yego intambara zari zihari yego ntiziteze kuzashira zizashira ari uko Yesu aje Yego. gutwara itorero rye Yego. sibyo Imana yari iduhaye agahenge igihugu cyacu gifite amahoro yego none intambara zisigaye mu matorero mu by'ukuri murumva atari ibibazo n'ibibazo bikomeye koko ushobora gute kumva uvuga ngo uyu muntu nitumushaka Imana se ijambo ry'Imana Bagalatiya rivuga ngo iki urukundo rurihangana yego rukababarira yego yaba abantu barufite rurenzaho isi yahinduka paradiso yego ntaho ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwangane ngo nitumushaka nuzaza nawe bazamwanga kubera icumbi ry'imitima yabo ryabaye ubugome babaye abagome ni abagome Imana irabareba ni abagome ariko Imana irahari yego yeza imitima y'abantu urusengero ni njyewe yego ni wowe yego iyi message Imana yambwira ngo uyitange yego nzi ko hari benshi yego bagiye kugaruka yego urusengero rwabaye urwera yego rweze kandi urusengero ni njyewe Yego. niho Imana ituye ni naho Satani atuye yego sibyo mureke twimike ubwami bw'Imana kuko tutazi umunsi n'igihe ariko iyi si kwitwanze nubwo turi gushakisha iby'isi urupfu rwo rurahagaze ntabwo ruhagaze ntego muri kure urupfu impfu zitunguranye zihari ziri kuza kubera iki ijambo ry'Imana ngo yabaye unyumvira muri one kabikigirwamana cy'abanyamanga usenga ariko ubwoko bwanjye bwanze kunyumvira ndabareka kurekwa kw'Imana kuragatsindwa urumva ndashaka kubwira buri muntu wese rudukurikiranye yego aba amahoro yego ntazana urwitwazo Yego. ngo runaka ngo byagenze gutya yego ibintu byose Imana irabyemera impinduka Imana iba yayemeye se Samweli ikora umurimo w'Imana aricaye se ubu se abandi bose ntibakora umurimo w'Imana yego ni igiki kiri gutuma abantu bigumura ngo runaka yaricaye ngo umwuka w'Imana yarawuhagaritse nta mwuka w'Imana wahagarika niyo byagenda gute ntabwo byashoboka ntibishoboka ni ibinyoma byambaye ubusa Imana yambwiye ngo ngira abantu ngo n'urwitwazo bari kuzana umwuka w'Imana se wagara gute
ntabwo byashoboka, nta muntu Byashoboka gute? yakwirukana umwuka w'Imana Ahubwo kiretse ibyaha wowe wimitse nibyo nibyo byirukanye umwuka Byirukanye w'Imana Imana. niko Imana yambwiye Yego. ibyaha bikurimo yego nibyo byagize gute byirukanye umwuka w'Imana yego imigani umubwiriza 3 haravuga ngo igihe n'igihe cyacyo yego hari igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka yego uwahagaze ngo yo kuvuga ni igihe cyageze nta kuri gutera rwaserera yego agomba kugenda neza nk'umukristo yego akicara nk'umukristo akarinda iby'umwami yamufatiye akazabyishyikiriza Imana none se kwihangana ni iki si byo byose yego ubu se ntihangana mba ngeze aho ngeze oya ntabwo bishoboka reba umuntu wapfakaye mfite imyaka 27 yego natandukanye mbese mu yandi magambo uriya muzungu Imana yabonaga ko atari umugabo wanjye sibyo niyo mpamvu yambwiye ngo tandukana nawe ariko umugabo twabanaga twabyaranye abana yapfuye mfite imyaka 27 urumva kugeza n'uyu munota Imana irambwira ngo nzakurinda ndavuga Mana uzandinde gutukisha izina ryawe niba ari ikintu ntinya mu buzima none se uriya muzungu umwigize umubyarana n'umwana oya twabyaranye ntabwo twabyaranye rwose uwo mugabo niwe twabyaranye none se umuzungu aracyahari ntabwo mbizi kuko Imana imbwira ngo mpaguruke yarambwiye ngo mpindure ntuza zose yego adresse zose yego urazi ko yaje kumbura akaza mu Rwanda umuzungu yaragarutse mu Rwanda aje gushaka yego turabonana mwarabonanye ndambwira nge narakijijwe yego ndi umwana w'Imana yego ntabwo nshobora Imana yambwiye ngo tutandukane gusa yari ibizi yazi impamvu yego ntabwo bishoboka yurira indege aragenda ababaye cyane yarababaye cyane kuko uzi gutandukana n'umuntu mutatunganye ariko umuzungu wagerageje kumubwiriza ubutumwa ngo yihane yari yabyemeye se sinakubwiye story ko twigeze no gukizwa tukajya muri Zayoni abagisengera muri Kave hariya hafi ya Giporoso twarakijijwe rwose n'umuzungu yego turakizwa baratwakira ariko wa mugabo wambaye imyenda akambwira ati haguruka nakubwiye ko hitamo umuzungu cyangwa umutemo ibintu bibiri ariko Imana irariba ntabwo ari impumyi yari izi ko wenda ningumana nawe akagakiza ntazagakomeza yego ifata ko ngomba gutandukana nawe kandi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta mwotsi urancumbaho oya ntawe uragucumbaho ari mu magambo mabi byandi byo guterana amagambo cyangwa by'amashyari cyangwa byo gugumura abantu ibyo bintu bijya bimbaho niyo numva ushira kuvuga ndiruka manambye ati iki sigagaro cyawe iruka nkagenda ngahunga niyo numva ngo abantu banganye bagize gute numva mfite umubabaro mwinshi niyo mpamvu rero nkivugana n'Imana niyo mpamvu nkigendana n'Imana ariko muvandimwe ibyo biba byose nibyo uzasarura ibyo bizasarura ntanguriye abantu kuvuga ngo nubwo uri kwihinduranya urupfu rwo niruhagaze uzagenda uti kuko umunyabyaha burya agira igihe gito ku isi ko ijambo ry'Imana ritubwira umunyabyaha agira gito ku isi reka nkubwire ntawe ukomezwa no gukora ibibi ukomezwa no gukora ibyiza ntawe ukomezwa no gukora ibibi ndibuka Imana yarambwiye ngo ndirahiye arambura igitabo arambwira ngo nzaguha ijuru narangije kurisinyira kandi uzinjira mu mva yawe ushaje neza kuko uri inkoramutima yanjye amen yandika imyaka ndayizi urabyumva imyaka ndayizi kandi ikintu kimwe ibyiringiro ko ibyo yavuze ari ukuri reka nkubwire ndinze ngana nta n'ikinini ndangwa ni ukuri pe si uko wenda abakiranutsi batarwara nayo ubu yararwaye ariko hari ibintu Imana idusezeranya kandi ikabikora ikabisohoza sibyo kandi n'umwana wanjye abana banjye byandi bantu batonda ngo bagiye kwa muganga nta birambaho kandi abana bagira basigaranye ari bato ubu n'abasore ni bakuru ntawe ndajyana kwa muganga Imana yarambwiye ngo umubabaro wababaye narawubonye ntabwo nzongeraho undi ndirahiye ibyo byose rero bintera confidence yo gukorera Imana neza urumva usanga abantu bamamagara yo ibiki nkavuga ni Mana yo mu ijuru ntabara hatagira ikinandukanya nawe
ndagenda ntawe ngumura ngo mvuge ngo byageze gutya oya ibi nkubwira n'abantu bumva ikiganiro turi kuvuga yego nukuri ibintu babwira nukuri ndi imbere y'Imana yego n'itorero turi ku itorero ryayo yego nta bintu byo kwigumura ngira muri nge nta bintu byo kuvuga by'Imana itakoze yego by'Imana itavuze mvuga ibintu Imana yavuze kandi uje ugenda ahantu Imana yavyemeye kandi ngenda ahantu Imana n'abantu benshi basabye ibiganiro yego nkababwira nk'ubu uriya wo kuri Umure TV yasabye ibiganiro ariko mbimuhashize imyaka 2 yego mbwa nti nzasenga nkubwire isaha Imana igeze ndyamye nijoro ijwi rirambya ngo genda ngo shaka uriya munyamakuru umuha ibiganiro kandi ibiganiro namuhaye nize ko byambere mugisha nawe bikamubera undi yego urabyumva yego kandi n'ubu nizeye ko abadukurikirana bose birababera umugisha wamenye no kumenya Imana amen amafaranga arashira yego ibyo turwanira ngo twambaye amakositime meza twambaye amakaruvate twambaye amabaze ahenze ngo twabonye ibyubahiro ngo twagiye mu mamodoka meza ngo twabonye intebe zo kwicara reka nkubwire hari ikintu njya nibuka icyo gihe nagiye kuvugana n'Imana nari mfite umuntu umuvugabutumwa nakundaga cyane wayoboraga icyuma cy'amasengesho yego ahitinze cyane kandi uzwi yego ubu nyine yafunguye itorero nta mpamvu yo kuvuga izina yego kwirinda ndibuka ko burya Imana irakurikirana ikintu cyose yego ndaho mu ishyamba njye kora mbona aje imbere yanjye umuntu arambwira ngo urabona bino byatsi ngo uko ubona bino bibabi ngo niko mubona ko ameze kandi akorera Imana ubona ari ndamubwira ariko ntuzi ibintu nabonye ngo ni ibiki se ndamubwira nabonye ibintu bikomeye ntuzi ko nabonye uzi imbere yanjye ahantu nasengeraga umuntu akambwira ngo uko abona bino byatsi bino bibabi ngo niko nawe akubona ufite ikibazo cy'Imana kandi mbona ukorera Imana neza kuko mbona ukora ngo ibiki ngo hashize iminsi 3 yahise agenda abantu bavuga ngo nagendanye ngo nanjye yasohokanye nagiye ariko wa mugabo yambwira ngo ngusiza ngo ariho nzagusanga ngo abantu benshi bagiye gusohoka ariko ntuzasohoke urazi ko icyo gihe abantu basohotse bajya za Gosheni zahe ariko Imana yambwira ngo ntuzasohoke n'abayobozi banjye bashaka kunsohoka ndavanoya wa mugabo wambaye imyenda yera arambwiye ngo nzaguma hari wazansanga kandi niho wazansanga koko nubwo intambara zaba nyinshi zikisukiranye ntabwo nzateshuka inzira y'Imana nzaguma aha kugeza impanda ivuze cyangwa yise aje gutwara itorero rye Imana ibaha umugisha reka ngushimire umukozi wawe nkubwire ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tubwira nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa wakaze sabone tubwire nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti bishaka bisharinga shaka biparitaje tukubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha reka dushimire n'umukameramani wacu tubwire ngo nawe Imana iguhe umugisha cyane amen rero umukozi w'Imana hari abantu bashaka kumvisa ubuhamya yego bashaka kuvuga bati tubonye kuri umumama waciye mu bibazo bikomeye watugira inama cyangwa dukeneye yuko twanakwatura n'ibyaha cyangwa dukeneye ko watugira inama cyangwa umuntu akaba kubonye akavuga ngo nkeneye ngo nzagutumire ku rusengero watanga adresse yego murakoze cyane ni adresse yanjye nimero ya telefone arira inaba kuri WhatsApp ni 07 88 58 6 3 nongere nsubiremo ni 0788 58 6 3 niyo telefone yanjye yego urakoze cyane reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha reka tuvuge ngo ikiganiro naho ubutaha shalom shalom murakoze gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga